neza nshuti zacu, murakaza neza kuri Iwacu Connect. Aha niho tuganirira ku kubaka umuryango uhamye, utekanye kandi umuryango wishimye. Nk'uko twabibasezeranyije, muri weekend izajya iba ari weekend y'umuryango, izajya iba ari weekend yihariye aho buri wese waba yabonye umwanya wo kuruhuka cyangwa se ari kumwe n'umuryango we yareba umwanya wo gusabana n'umuryango we, mubabona umwanya mu gihe gitoya, wenda mu gihe cya weekend, cyangwa se n'abataha bakorera kure bakaba batashye mu ngo zabo basanze umuryango. Aha rero niho tuzajya tuganirira mu buryo bwo kugira ngo twubake umuryango utekanye, umuryango uhamye, kandi akaba ari wo shingiro ry'iterambere ry'igihugu, niyo shingiro ry'igihugu gitekanye. Niyo mpamvu rero tugiye gutangirana urugendo rwo kubaka umuryango shingiro, umuryango wishimye, umuryango ushyize hamwe, umuryango ufashanya, umuryango buri wese yisanzuramo, yaba ari umugore, yaba ari umugabo, yaba ari abana, buri wese n'uruhare rwe mu kugira ngo ubuzima bwe bwaba ari ubuzima busanzwe, bwaba ari ubuzima bwo mu mutwe, yaba ari amarangamutima ye, buri cyose kigende kimwubaka kandi yumva yishimye. Uyu munsi rero tugiye gutangirana urugendo, turatangira n'ingingo ikomeye cyane aho twibaza umuryango ni iki, ese akamaro kawo ni akahe ku buzima bwacu, ndetse ese hari icyo byaba bimariye ubuzima bw'igihugu. Ibyo nibyo tugiye kurebaho, tubanze dusobanukirwe neza umuryango icyo ari cyo. Tuzarebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye, turabanza dusesengure turebe neza umuryango ni iki, hanyuma tuzareba uburyo bwo kubaka urukundo n'icyizere hagati y'abashakanye, turebe zimwe mu nshingano z'ababyeyi mu burere bw'abana, turebere hamwe uko twakemura amakimbirane mu miryango mu mahoro, turebe n'uko twafata umwanya wo kuganira no gusabana mu muryango, ndetse tuzagira n'igihe cyo gusura imiryango ibanye neza, imiryango idusangiza amakuru, idusangiza ubumenyi n'ubunararibonye. Nawe ukurikiye iki kiganiro, niba hari icyo wadusangiza watwandikira muri comment ukatubwira, tukazagirana nawe ikiganiro kugira ngo ufashe n'abandi nabo gutambuka mu ntambwe wagiye unyuramo. Iki kiganiro ni ukugira ngo twese twungurane ibitekerezo, twese dufashanye muri uru rugendo ruba rutoroshye. Ngira ngo nk'uko mubizi, urugendo rw'ubuzima ni intambwe ku ntambwe, ariko ni intambwe utakwinyuzamo wenyine, ni intambwe tugenda dufatikanya buri wese mu ntege nke ziwe, aho umwe ageze intege nke undi akamwegura, gutyo tukagenda dufashanya muri uru rugendo rw'ubuzima. Tuzarebera hamwe rero ibintu bigiye bitandukanye, ndetse n'ibyo muzajya mudusaba twakongera muri ibi biganiro tuzajya tubishyiramo, kandi n'ikibazo waba ufite nacyo wumva twazaganiraho, twazafata umwanya tukakiganiraho. Ngi rero turi kumwe ni mwumva neza Moni, nkaba ndi impuguke mu mibanire y'umuryango, tukaba tugiye gufashanya muri uru rugendo tugiye gutangirana. Twatangira twibaza, nkubaza cyangwa se nawe umbaza, ese wigeze wibaza umuryango icyo ari cyo koko? Ese wigeze wibaza niba ari ababyeyi n'abana bo babana mu rugo? Ese wigeze wibaza niba ari abavandimwe bose tubana cyangwa se tuvukana, cyangwa se n'abantu duhuzwa no gukundana cyangwa se no gufashanya mu buryo bumwe n'ubu? Cyane ko ubu ngubu hari igihe usanga umuntu avuga ati nta muryango ngira, ati jye umuryango wanjye nabo dukorana cyangwa se nabo duturanye. Ese koko niko buri wese abyumva? Ese wowe umuryango ufata nk'iki? Umuryango wumva ute? Uyu munsi rero reka turebe icyo umuryango uvuze mu buzima bwacu bwa buri munsi. By'umwihariko turabanza turebe se ubundi umuryango ni bwoko ki, ugizwe n'iki, nta gaciro kawo ni akahe? Ni ukuvuga ngo ubu umuryango urimo ibyiciro bitatu. Hari umuryango shingiro cyangwa se icyo twita famille nucléaire, ugizwe n'ababyeyi, abana babana muri uwo muryango, muri urwo rugo. Hakaba umuryango mugari, harimo ababyeyi bakuru, abavandimwe tuvukana, basaza bacu, bashiki bacu, ba masenge, ba marume, wa muryango twita famille élargie, umuryango tuvamo, dutorukamo, umuryango mbese dufitanye isano. Hakaza rero n'undi muryango nawo nakwita nka societe,
udufasha cyangwa se tugendana mu rugendo rw'iterambere cyangwa se mu rundi rugendo rugiye rutandukanye rw'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Aba ari abantu muhuje inshingano cyangwa se urukundo cyangwa se abantu mufashanya mu bintu bigiye bitandukanye. Ubu ni bwo bwoko butatu bw'umuryango, ariko uyu munsi wa none tugiye kwibanda ku muryango shingiro cyangwa se famille nucléaire. Gusanga handi tuvuga ngo ni umuryango ugizwe n'ababyeyi n'abana. Ntabwo twirengagije yuko hari abashobora kuba babana ariko batarabasha kubona abana, uwo nawo ni umuryango. Ntitwirengagije yuko hashobora kuba harimo imiryango ifite umubyeyi umwe n'abana, uwo nawo ni umuryango. Ariko uko tuzagenda tubiganiraho, tuzagenda twungurana ibitekerezo kandi tunasesengura ku buryo buri wese abasha kwibona mu nshingano ziwe bitewe nuko n'ubuzima situation arimo uwo munsi, kandi buri wese akumva anezererewe aho ari, haba ari we ku giti cye, haba ari abana ndetse n'abandi babana, akava mu bwigunge kumva yuko nimba wenda yarabuze umugabo cyangwa se umugore ntabwo birangiriye aho ngaho, nta cyacitse. Ni ibibazo, birababaje, ntabwo ari ikintu gishimishije, ariko ntabwo ariho ubuzima burangirira. Ushobora gukomeza kwiyubaka kandi nawe ukubaka abana bawe mwabyaranye, cyangwa se waba utarabona abana nabwo ufite umuryango. Nyagasani arahari, akora ibitangaza igihe icyo ari cyo cyose, nawe abana ejo bundi uwo mugisha wawubona. Niyo mpamvu rero icyo navuga ni uko umuryango tugiye kurebera hamwe ni famille nucléaire. Nk'uko twari tumaze kuwusobanura rero ko ari umuryango ugizwe n'ababyeyi n'abana, ahangaha turashaka kureba kugira ngo tumenye ngo kugira ngo wa muryango utekane unezerwe birasaba iki. Ese ni izihe nshingano z'umugabo, ni izihe nshingano z'umugore, ni izihe nshingano z'abana, kugira ngo bakomeze bagende banoza ya ntambwe ndetse banaryoherwa muri wa muryango barimo. Reka duhere ku kamaro k'umuryango. Ese wowe wumva umuryango ukumariye iki? Ngira ngo nk'uko benshi babitekereza cyangwa se bagenda babibona, cyangwa se naho twagiye tuvukira muri iyo miryango twagiye dukuriramo, yafuye twakuriyemo natwe, mubona yuko umuryango uri mu rukundo nta cyiza nkawo. Umuryango ushimisha iyo uri mu rukundo rwose, ni umuryango utuje kandi utekanye. Aricyo kivuga ko rero umuryango akamaro kawe bukambere nuko ni isoko y'urukundo n'ituze. Iyo wakuriye mu muryango ukunda, mu muryango ufite urukundo, ukunda buri wese, umuryango ukundanye, icyo gihe nawe ukubibamo ya mbuto y'urukundo ndetse n'ituze. Akandi kamaro ka kabiri nuko ari ryo shuri rya mbere ryo kwigamo indangagaciro n'umuco. Ngira ngo byinshi mu byo tugenderaho uyu munsi, sinzi ikigero cy'imyaka uriho cyangwa se urugero rw'aho ugeze mu bunararibonye bw'ubuzima, ariko nkeka ko ibintu bya mbere wabashije kwiga, indangagaciro za mbere, umuco, imyitwarire, byose wabikuye muri wa muryango wavukiyemo. Icyo rero ni ikintu tugomba gushyiramo imbaraga, tukagishyiramo n'umutima n'amarangamutima yacu yose, kuko abenshi basigaye bavuga ati umuco waracitse n'iki, ariko ubwo iyo bavuze ngo umuco waracitse se twakwibaza ese umuryango ubwo waba uriho? Kubera ko umuco utangirira muri rwa rugo. Ngira ngo tuzagenda dukomeza tugenda tubibona uko tuzajya tugenda twungurana ibitekerezo n'indangagaciro zakagombye kuranga buri wese, yaba ari umubyeyi, yaba ari umupapa, yaba ari umumama, yaba ari abana, n'izindi ndangagaciro zigomba kubaranga. Aha rero ni ukuvuga n'iryo shuri rya mbere ryo kwigiramo indangagaciro n'umuco. Akandi kamaro ka gatatu ni inkunga ya mbere y'ibanze mu gihe cy'ibibazo. Ahangaha mwakwibaza ngo nshatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo uko nkuriye mu muryango ugira ibibazo bigiye bitandukanye. Umuryango nubwo waba uri umwana ariko ugenda ubibona yuko hari mu gihe utubazo tugiye dutandukanye tw'ubuzima abantu bagenda banyuramo, ariko uko bagenda babikemura, uko ba bantu babanye mu muryango bagenda babikemura, icyo gihe
wa mwana nawe agenda akura abona uburyo ki ashobora kuba yamanaginga ikibazo runaka igihe azahura nacyo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo muri wa muryango ubasha kuboneramo iby'ibanze mu gukemura ibibazo cyangwa se guhangana n'ibibazo runaka ushobora kuba wahuye nabyo. Ikindi nasorezaho akandi kamaro nk'uko nigeze kubivuga, ngo turaza kurebera hamwe akamaro ku gihugu, twibaza niba kuko wa muryango ya famille nucléaire nimba hari impact cyangwa se hari umumaro ugira ku gihugu. Umuryango ni moteri y'iterambere ry'igihugu. Nakwibaza ati se gute? Asengeye umuryango uri hariya ntuye hano n'umugore wanjye n'umwana cyangwa se n'iki, nta kintu igihugu ntikituzi cyangwa ntacyo tukimari, murakimaze kandi muraba agaciro mu muryango nyarwanda, muraba agaciro ku gihugu, kubera ko umuryango mwiza ubyara abaturage beza, ubyara abana beza bafite indangagaciro n'umuco, bakubaka igihugu gitekanye. Umuryango urimo amakimbirane nta terambere ushobora kugeraho. Uko utagera ku iterambere nawe ubwawo ni nako unadindiza na rya terambere ry'igihugu. Muri rusange rero akamaro ni kenshi. Buri wese afite ubuhamya yadusangiza ku cy'umuryango wagiye umumarira. Ahangaha n'ibikeye mbabwiyeho, ariko namwe urubuga ni rugari kugira ngo dusangize ibitekerezo, mutubwire namwe ese mubona umuryango koko uracyariho? Ese umuryango ufata nk'iki? Ese ubona koko ugufitiye akamaro? Ubwo rero uru rugendo tugiye gutangira tuzagenda dusobanukirwa neza ibijyanye n'umuryango n'izindi ndangagaciro zigiye zitandukanye, inama zitandukanye muzajya mugenda mutwungura cyangwa se ubunararibonye tuzagenda dusangizanya, tuzagenda twubaka umuryango mwiza kandi twubakana. Aha rero icyo nakwibaza ati se tujya twibaza ibibazo byinshi, ugasanga rimwe na rimwe byatugoye, ugasanga hari amakimbirane mu rugo, ugasanga abana ntibumvikana n'ababyeyi nabo ntago bumvikana, ugasanga mbese yaba ari umugabo yaba ari umugore turitana ba mwana, turitana mbese ntawe ushaka kwegera undi ngo dushakire hamwe igisubizo cy'ibibazo bishobora kuba bihari. Ntazi bana zidakomanya amahembe, ariko nanone se ayo mahembe iyo tuyakomanyije bigenda bite? Birangira uko? Cyangwa se hari ubundi buryo twakagombye kubikemuramo tugakomeza muri bwa buryohe bw'umuryango? Rero wakwibaza ngo none se nakora iki kugira ngo nubake umuryango mwiza? Icyo nanjye nicyo kibazo ndi kwibaza, ariko birashoboka. Hari bimwe na bimwe intambwe zigiye zitandukanye ushobora gutera kugira ngo bya bintu bigende bihinduka gahoro gahoro, intambwe ku yindi. Ntago bihita biza uwo mwanya, ntago ikibazo gishobora gukemuka uwo mwanya, cyangwa se ngo ibintu byose bite bijya ku murongo, ariko gahoro gahoro kugenda ubishyiramo imbaraga, kugenda ubishyiramo umutima n'urukundo, byose birashoboka. Ikintu cya mbere rero wabasha gukora cyagufasha kugira ngo ugire urugo rutekanye, umuryango utekanye, no gukunda no kubaha abo mubana. Uwo mubana mu rugo ari we wese, yaba ari umwana, yaba ari umuto, yaba ari ubagana, yaba ari umuntu wese mubana, ukamukunda kandi ukanamwubaha, kuko buri wese aba afite icyo avuze ku buzima bwawe, buri wese aba afite icyo akunganiraho, aba afite agaciro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icyo gihe rero iyo hajemo ikintu cyo gukunda, ukiyumvamo urwo rukundo kuri buri wese, ukumva ko ugomba kumwubaha, icyo gihe rwose wa muryango ugenda utangira ugarura uburyohe gahoro gahoro. Icya kabiri ni ukumva neza buri wese, ndetse n'uwari ufite intege nkeya ukaba wamufasha kweguka. Ahangaha twavuga ngo ese koko iyo umwana avuze tumutega amatwi tukamwumva, tukumva ikibazo cyiwe cyangwa se tukumva igitekerezo cye. Ese iyo umugore avuze turamwumva tukumva icyo avuze, igitekerezo cye, cyangwa se umugabo? Cyangwa ni bya bindi twishyizemo ngo wa muntu n'ubundi ni bya bindi byiwe, nta gitekerezo, nta jambo afite. Rero iyo twiyumvisemo yuko waca bugufi ukumva buri wese, ukamwumva ukamutega amatwi, ukumva icyo ashatse kukubwira, yewe niyo ryaba ari n'ikosa ukamufasha kurikosora, ariko ntiwumve yuko ntacyo avuze kuri wowe. Buri wese afite uruhare rwe mu kubaka umuryango mwiza, buri wese afite
uruhare rwe mu kubaka iterambere ry'umuryango. Ndetse n'uwo ari we wese wabona ufite intege nkeya ukamufasha mu kuzamuka, ukamufasha mu kumufata akaboko kugira ngo umwegure. Ahangaha usanga kenshi duhutazanya, ugasanga niba ari umugabo afite intege nkeya mu bintu runaka, ntawuba performinga cyangwa se ngo agire abashe gukora ibintu byose neza 100%. Twese tugira aho turi fort, dufite imbaraga mu bintu runaka, ariko hakaba n'izindi mbaraga nkeya dushobora kugira. Ese iyo nagize intege nkeya umfasha ute? Aho ntumutaza. Ese wowe iyo ubonye wagize intege nkeya mu muryango mu bana umufasha iki? Aho ntumuhutaza. Sikwa guhora uvuga ati niko wabaye, n'ubundi ntacyo ushoboye, n'ubundi ugasanga ya bintu warushyiramo ubwira umuntu ya magambo mabi akomeretse, ubwira umuntu niyo ahora musubiza hasi aho kugira ngo umufashe, kugira ngo umwereke inzira imuzamura. Ese umwana wawe yatanze igitekerezo uracyumva? Cyangwa ni bya bintu bituvuga ati ni bya bindi by'abana? Okay, ni by'abana ku kigero kiwe, ariko nanone mufashe uko intambwe azagenda atera intambwe akura, azagenda asobanukirwa kurushaho, aho kugira ngo uhite umuhutaza ngo yumve ko nta jambo afite cyangwa se nta gitekerezo ashobora gutanga. Aha rero ni ukuvuga ngo haba ari kuri twese tugize umuryango, aba ari umugabo, aba ari umugore, baba abana, bandi twese kenshi turarwaye. Ariko se iyo turwaye turwazanya gute? Aho kugira ngo murwaze ahubwo singuhutaza. Icyo ni umukoro buri wese yakwibaza, kugira ngo yubaka umuryango mwiza. Ese mugenzi wanjye yafite intege nke, iyo mubonye mu ntege nke yamufasha iki? Aho kugira ngo mucire urubanza cyangwa musubize hasi kurushaho. Ikindi cya gatatu ni ukugira umuco wo kuganira no gufashanya. Ahangaha usanga kenshi twabaye bize, umuntu arataha ati ndananiwe agahita aryama, undi agataha akaba ari muri mashine ari bize, undi akaba ari muri telefone, undi akaba ari muri filime, undi akaba ari ugasanga wa mwanya wo kuganira, wa mwanya wo gufashanya, wa mwanya wo kubana na hafi muri challenge runaka duhuye nazo, ugasanga warabuze. Ugasanga ntitugisangira ku meza amwe, umwe araza akarya agasiga isahani aho cyangwa akandura akigendera, undi yaza ati jye mu gikoni warure ibiryo birahari. Ugasanga bwa busabane twashakaga mu kubaka umuryango, rwa rukundo twashakanye umuryango, ugasanga rurimo ruragenda ruyoyoka kubera kudasangira, kubera kutaganira, kubera kudahana umwanya. Ariko twakagombye kuzirikana ko mbere y'ibindi byose umuryango ni wo wa mbere, kuko ibyo uri kwirukira, ibyo uri guharanira byose n'ubundi ni ukubera wa muryango ufite. Niyo mpamvu rero kugira umuco wo kuganira no gufashanya ni ingenzi mu muryango, muri famille nucléaire. Haba ari umugabo n'umugore ndetse n'abana, hakaba ibiganiro bireba abakuru, ndetse hakajya habaho n'ibiganiro bireba umuryango wose. Indi ngingo ya 4 nasorezaho ni ugusenyera umugozi umwe. Ni byiza ko no mu bigoye haba ari no mu byiza, ngira ngo turanasezerana iyo twasezeranye, abagize umugisha wo gusezerana, ariko n'abatarasezeranye isezerano rya mbere ni ku mutima. Ni ku mutima, namwe murabisezerana ko muzabana mu byiza no mu bibi. So rero nimba tugeze mu byiza tubyishimire, dufatanye mu kubyishimira. Nimba tugeze no mu bigoye kandi nanone ntiduteragane ngo umwe yagiye muri ibi undi yigire mu bye, cyangwa se umwe nimba haje igihombo ngo ni wowe nari narakubwiye usange ntamufashije kuva muri ako gahinda cyangwa se mu kuva muri icyo kibazo ahuye nacyo. Niyo mpamvu rero tugomba gusenyera umugozi umwe mu kugira ngo twubake wa muryango utekanye. Izi ni zimwe mu nama zishobora kuba zafasha umuntu kugarura rwa rukundo, cya cyanga cy'urukundo mu muryango. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose buri wese hano afite igitekerezo ashobora kudusangiza, afite nawe uko abasha kuva mu bibazo cyangwa se uko akereya umuryango wishimye, umuryango mwiza. Ashobora kudusangiza ubwo bunararibonye, ashobora kudusangiza ibitekerezo, haba ari muri comment, yaba ari kutwandikira inbox, ndetse byaba na byiza akazanaduhamagara tukaba twagirana ikiganiro twazasangiza abakunzi bacu. Muri rusange rero iki ni cyo twita umuryango, cyangwa se icyo twakwita famille nucléaire, ariyo famille twese tuvukamo, duhabwa mu rukundo, tubonera mu rya shuri ry'indangagaciro n'umuco,
ndetse tunahabwa ya fondasiyo yibanze ituyobora mu gihe natwe tuzaba tugeze ku rwego runaka rwo kugira natwe abo tujya kwigisha izo ndangagaciro ndetse n'umuco natwe twatojwe n'ababyeyi. Aha rero ni ngombwa yuko ipfundo rya mbere twagirana ikiganiro nk'umuryango ndetse tukubahana tukanakundana. Mbibutsa yuko iki kiganiro tuzajya tugikomeza turebera hamwe imbogamizi tugenda duhura nazo mu mibanire yacu myiza. Ese uruhare rw'umugabo n'uruhe mu mibanire myiza, uruhare rw'umugore n'uruhe? Ibyo byose tuzagenda tubireberaho. Ntabwo twabitegura mu kiganiro kimwe gusa ngo birangire byose, kuko ni ishuri rigari, ni ishuri ritoroshye, bisaba kugira ngo tuzajye tugenda intambwe ku ntambwe, namwe muduha ibitekerezo tugenda dusangira. Muri make rero umuryango ni fondasiyo y'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Iyo dufatanyije kuwubaka mu rukundo ndetse no ku cyizere, bidufasha kuba isoko y'umunezero aho turi hose. Iyo umuryango utekanye, iyo umuryango ubayeho neza, ubanye neza, ukundanye, bisakara no mu baturanyi ndetse naho tugenda hose tukahasiga impumuro nziza. Ariko biratangaje uzi kubona umugabo n'umugore bagiye gusura abantu, ariko kubera babanye nabi ugasanga umugabo abwira umugore ati genda ndagusangayo, cyangwa se turaza kunsangayo. Ntawe ushobora kugendana n'undi mu nzira, ariko bagera ahandi hantu ugasanga buri wese yiyambatse indi sura. Ntabwo rero ibyo byagakwiye, kubera yuko uwo mwuka mubi uba wajemo uba uri buzagere no ku bana, kandi abana ntabwo batinda kubibona iyo umuryango ubanye nabi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo tugerageze buri wese yisubiremo, yirebeho. Navuga ngo ni umukoro buri wese agiye gutahana, ni reflexion buri wese ashobora gukora, akareba ese umuryango icyanga cyawo ni ikihe, icyanga cyawo ni ikihe, ese ndaryohewe. Hanyuma ibibazo bindi tuzabona nyuma yo kwitekerezaho, nyuma yo kureba buri wese ku ruhare rwe mu kubaka umuryango wishimye, tuzagaruka turebera hamwe ese ni gute byakemuka. Ntabwo uyu munsi nahita mbabwira ngo bigende gutya na gutya, ariko hamwe namwe muzatubwira ni iki twakagombye gukora. Njye nabahaye inama zigera kuri enye: hari gukunda no kubaha abo tubana, hari kumva neza buri wese, ndetse n'uwari we ufite intege nke tukamufasha kuzamuka, hari ukugira umuco wo kuganira no gufashanya. Ese izi nama kuko njyewe ndazikurikiza? Ese habura iki kugira ngo izi ntambwe ko ari enye nzitambukemo? Ni urugendo rero rw'impinduka tugiye gutangirana. Urugendo rw'impinduka kandi rutangirira kuri njyewe ni impinduka ku giti cyanjye, bizafasha mugenzi wanjye nawe guhinduka, ndetse twembi niduhinduka bizafasha n'abana kubona yuko umuryango wahindutse, wabaye mwiza. Umuryango numara guhinduka ukaba mwiza, uzabitara mu mudugudu, uzabitara ahantu ariho hose. Nimba bari bazi ko rurara rushya, bakabona noneho hasakaye amahoro, icyo gihe bizagira n'impinduka ku bandi baturanyi. Ubwo rero ni urugendo tugiye gutangira gahoro gahoro, kandi nizeye yuko tuzafashanya mu gutambuka muri izi ntambwe neza, gahoro gahoro ntawe uhutajwe. Ndabibutsa rero gukora subscribe no gukomeza kulikinga bino biganiro, mu sharing n'abandi babikeneye, kugira ngo utaha tuzaze tuganira ku mbogamizi namwe mwaba mubona. Hanyuma tuzarebe n'indi ngingo ikomeye cyane y'uburyo twakubaka urukundo n'icyizere hagati y'abashakanye. Turi mu bihe bitoroshye muri iki gihe hagati y'abashakanye. Ingo ziri gusenyuka, abantu bari kwicana, ukumva umugore yishe umugabo, umugabo yishe umugore. Ni ikibazo gikomeye tugomba twese gutekerezaho, tukabohoka. Umugabo akabohokera umugore, umugore akabohokera umugabo, ibintu bitaragera kure. Ubwo rero tuzakomeza dufashanye kugira ngo turebe izo mbogamizi zose zigiye ziri muri community, mu muryango mugari turimo, ese zarangira gute, ese twagenda tuzigabanya gute, twajya inama gute, kugira ngo dufashe kubaka umuryango nyarwanda ndetse n'umuryango shingiro turimo. Murakoze rero, reka dusoreze ahangaha. Ubutaha tuzaze tuganira kuri iyi ngingo y'uburyo twakubaka urukundo n'icyizere hagati y'abashakanye. Mbararikira yuko uwakwifuza kudusangiza ubunararibonye cyangwa experience ku kijyanye n'umubano we,
umuryango utekanye, ku kijyanye n'urukundo, ku kijyanye n'uburyo twakubaka urukundo ndetse n'icyizere, mwatwandikira kugira ngo namwe muzadufashe gutambutsa ubuhamya, kandi ngira ngo buri wese yabashije kumva ubuhamya bwa mugenzi we ashobora kuba yagira icyo akuramo nawe cyamufasha mu kuzasoza urugendo neza. Murakoze rero, ari kumwe na Mwumvaneza Mon, turi kumwe no mu bindi biganiro. Ciao, Imana ibahe umugisha.